Igitondo cyiza kandi cy'umugisha kuri mwe mwese bene data mukomeje kunkurikira no gufatanya nanjye mu gusangira ifunguro ry'umunsi. Insanganyamatsiko y'uyu munsi iragira iti yo ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2024 iragira iti umusozi ukuri imbere ukurwaho no kwizera hamwe no gusenga. Umusozi ukuri imbere ukurwaho no kwizera hamwe no gusenga. Mbere ya byose, mbere ko dusoma ijambo ry'Imana nyirizina, reka turirimbane indirimbo ya 45 mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha igira iti ndagushaka mwami Yesu. Hanyuma tuganire ku ijambo nyirizina. Ndagushaka mwami Yesu, ntabwo bishoboza, bifuza mpora ukajya imbaraga, ntacyo niyanduye more byose unegeka, njye ngukurikira hose. Ndagushaka mwami Yesu, yantegeke uza mbere umujyana, ntawundi nitezeho, ntacyo niyanduye more byose umeneka, njye ngukurikira hose. Ndagushaka mwami Yesu, aho ni muri iyi si, umuvuzi no kuzuka, umwimbaza gusa, ntacyo niyanduye more byose unegeka, njye ngukurikira hose. Ndagushaka mwami Yesu, uzuza unyungura, ngeze kuri wa mugezi, uzamfashe mwambuke, ntacyo niyanduye more byose umenyeka, njye ngukurikira hose. Ndagushaka mwami Yesu, uzuza unyobora, ngeze kuri wa mugezi, uzamfashe mwambuke, ntacyo niyanduye
Haleluya, haleluya, haleluya. Uyu muririmbyi aravuga ngo ndagushaka mwami Yesu, ntabwo nakwishoboza, nifuza kumora hafi ukajya umpa imbaraga, ntacyo ntinya, noneho nkore byose untegeka ngiye gukurikira. Arangira avuga ngo ndagushaka mwami Yesu, hose uzajya unyobora ngeze kuri wa mugezi, uzafashe mwambuke. Amena. Reka dusome ijambo ry'Imana yashyize ku mutima wanjye uyu munsi wa none, dusangira tugenderaho uyu munsi mu kazi tuza gukora uyu munsi. Dusome Matayo ibice 17 duhere ku murongo wa 14 tugeze kuri 29. Haravuga ngo Yesu akiza umwana urwaye igicuri. Bageze mu butayu, umuntu araza aramwegera, aramupfukamira, aramubwira ati mwami babarira umuhungu wanjye kuko arwaye igicuri, kiramubaza cyane kuko kenshi cyane kimutura mu muriro no mu mazi. Namuzaniye abigishwa bawe ntibabasha kumukiza. Yesu aramusubiza ati yemwe bantu b'iki gihe biyubagiza batizera, nzagezahe kubana namwe? Nzabihanganira kugeza ryari? Nimumunzanire hano. Yesu aramucyaha, dayimoni amuvamo, umuhungu aherako arakira. Maze abigishwa begera Yesu biherereye bati niki cyatumye twebwe bitunanira kumwirukana? Arabasubiza ati n'ukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira umusozi muti va hano ujye hirya, wahava kandi nta kizabananira. Ariko bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza. Imana idufashe kandi itugire neza mu izina rya Yesu Kristo. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo iyo akenshi imbere yacu hari ikibazo cyangwa se ikigeragezo, cyaba ari cy'uburwayi, cyaba ari cy'intambara zitandukanye, kiba kitumereye nk'umusozi kandi tuba twibaza ko kidashoboka kuva imbere yacu. Ariko twasenga tukabona biranga, kigakomeza kutuzaho, kigakomeza kutuzonga, kikanga kutuvaho. Nuko burya nta kindi kibitera, burya nuko kwizera kwacu kuba ari guke kugerwa ku mashyi. Dufite kwizera kwinshi twabasha gusenga abarwayi bagakira. Niyo mpamvu ubona ubu tugifite abarwayi benshi, niyo mpamvu ubona imyuka mibi idusuzugura, abahumanyijwe n'ab'isi baba bakiri benshi, indwara zitandukanye ziba zikiri nyinshi kubera ko nta kwizera dufite. Ariko ubona ufite kwizera kwirukana iyo myuka mibi biragorana, nyamara burya Yesu tumwisunze yabiduha. Yaravuze ko ibimenyetso bizajyana n'abizera, ko bazarambika ibiganza ku barwayi bagakira. Niyo mpamvu dukeneye ko ukwizera kwacu kuzamuka ku kigero cyo kwirukana abadayimoni no kwirukana izindi ndwara no gukiza abarwayi. Mbese nta kibazo waba ufite kugira ngo umuntu agusengere hanyuma ugire kwizera, Imana y'amahoro iragukiza. Gira kwizera, ikibazo ufite Imana iragikemura. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndakwereka uyu mwene data ufite ikibazo, ndamusengeye. Uriya musozi uri imbere ye, iribaza ukuntu yawusimbuka, yawutambuka, byamugoye. Ariko mu kwizera ndamusengeye kugira ngo Yesu, izina rikomeye, izina rifite imbaraga, ribashe kumutsindira kiriya kigeragezo afite. Ijambo ryawe riratubwira ngo mbese wa musozi we wita iki imbere y'umugaragu wawe Zerubabeli? Nawe reka avuge ko ari umugaragu wawe, maze umutsindire kiriya kigeragezo. Urakoze, urakarama, bana natwe, ishimwe n'icyubahiro byawe none n'iteka ryose, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amena. Mwari kumwe na mwene so Bishop Apollinaire Safiri Gakombe, bishumba mukuru itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda. Imana y'amahoro ibane namwe. Uyu munsi ugire kwizera, waba ari ufite ikigeragezo haba mu kazi, Imana igitsinde ikineshe. Waba ufite ikigeragezo mu rugo, Imana igitsinde ikineshe. Waba ufite ikigeragezo cya banke, Imana igutsindishirize ubone ubwishyu.
Imana ikugire neza. Waba ufite ikibazo mu rukiko, Imana iguhe gutsinda. Ndakwingize kugira ngo ukomeze uzamure kwizera Yesu uko yari ari ejo na n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Komeza umugirire icyizere. Imana y'amahoro ikurinde. Ndagukunda cyane.